moto ndayifite ndimo dore nako nanjye sigaye moto ndayifite iwanjye ndayifite ariko baranyisha mwe urayizana ye urayizana kwitwereka moto ndayibereka araho nayihishe ndayifite uwo mwafatije muri rwego uyu mukobwa yarambwiye ngo uriya hungu n'umunini ikizengere ngo yarisindiye ngo aranywa n'ubundi moto akayiraza mu muhanda ngo wayitwariye. Njyewe ntabwo nzi ko abaganga bashobora kugaruza moto bishoboka, ariko na nyiri kuyiba ubwe arimo aremeza ko ihari kandi ajya kuyigaragaza aho iri. Ntabwo rero dusanzwe twebwe tubyemera ko abaganga babaho. Uko bimeze koko imurenge kumuhora rwose rwose ahangaha asubire ibumuntu bwamucanye mwana bose babyeyi rwose ntabwo nzongera kugira Reka tubahe ikaze mwese abakunzi b'ibiganiro byacu. Iyi ngiyi ni KTV updates nk'ibisanzwe tubakorera ibiganiro bigiye bitandukana. Kuri ubu ngubu rero mu nkuru ziheruka kujya kuri televiziyo yacu hari uko twaganiriye n'umuganga gakondo cyangwa se umuvuzi gakondo benshi bazi nk'umupfumu. Muri serivisi yatubwiye atanga rero harimo uko ashobora kuba yagaruza ikintu kibwe. None ahangaha hari umuvandimwe yabonye kimwe mu biganiro byacu kuri urwo rubuga rwa YouTube, aratuvugisha avuga ko batubwiye ko bamwibye moto, yamamagara ambwira ngo bamwibye moto, ashaka koko niba yahurana na muganga Manase akaba yayimugaruriza. Kuri ubu ngubu rero katuma umwanya tubwire ukuntu byagenze, tujye kureba muganga nawe atubwire neza niba koko moto yayigaruza. Tuguhaye umwanya, tuguhaye karibu. Okay, muratangiye twibwira. Murakoze. Mazina yanjye ni Papimana Jean Claude. Iminsi nk'itatu ishize narenda ahantu gucya mu kabari ndi kunywa agacupa mbura moto yanjye wafasha kabisa nyine ndamutse nyibonye babo. Tubwire ukuntu byagenze nyine kugira ngo umenye ko bakwibye moto. Jewe narasohotse ngiye kwihagarika mbura moto. Naba mukobwa kwa turi kumwe nawe nkabona ari kunyishisha ukuntu agatese moto yanjye ntabwo wabumenya ahantu yabigiye ngo wape ngo simbizi nanjye ndabandika turi kumwe kandi narasingiye yuko ari we wabikoze ko yamagasohoka hanze nkabona kujya kuri telefone nuko nabuze moto. Yarishore wawe cyangwa n'umukobwa mwari mwawe twakunda uhura n'umuntu mu kabari nyine mukikunda nta byari birenze kabisa fo akora ndamutse nyibonye ari byiza cyane kabisa abaganga abantu bafashije banyiritse kabisa. Sasa nanjye burana twakoze ikiganiro kuriya uko yambwiye ngo tangiye iyo service ko ikintu cyabuza ashaka kukigaruza. Reka umuntu abe ntago nza ahantu ubu ngubu ari kumuhamagara numve atubwira ahantu ari niba afite akanya tujye kumureba ntaribi turebe niba yadufasha. Abimure kabisa. Allo? Oui. Nyiriwe doctor. Ndakumva. Meze bitera? Meze neza. Ese ko wabuze doctor? Ni ka kazi nyine umuntu aba yihugiye mu kazi. Lose. Ntabwo ushakaga ari umuntu wari wambwiye ngo sinzi ukuntu wamufasha, yabuze agakoresho ke kandi ntabwo sinzi niba ufite umwanya cyangwa wambwira nk'ahantu uri kugira ngo aze mubonanire arebe niba wamufasha. Yari yarabonye bya biganiro duheruka gukora aravuga ngo bikaba yakuvugisha. Ngenda ahantu ita muri bar convention. Unyuze ahahoze gare y'Abatsinda. Ni Batsinda? Ahahoze gare y'Abatsinda. Usa nk'ukatujya mu midugudu. Ndahabona. Niho ndi muri ya bara ifite ama escalier azamuka ajya haruguru.
Okay, reka ndebe niba n'ubundi twari turi hano. Mwasanga nta kibazo. Twari turi hano hafi za Kagugu. Reka turebe ko twafata akamoto turebe ko twakugeraho. Mu muganirizo mwumva ikibazo afite niba mwagikoraho. Nta kibazo. Ubwo muri mu gihe turavuga nta kibazo. Sawa. Yes, nk'uko twari tumaze kubivugana turi ku muhanda rero Dr. tukaba tumugezeho. Yihangane kuba tumugezeho ari kwifata neza byahuriranye n'ikibazo cy'umuvandimwe nawe yaraje kumureba. Babaye cyane mwambwe muze mbarebe narinje mubifasha mute iki kandi batwaye ayitwara yawana mukabaranga n'umukobwa atwemera icupa sose cyangwa barayijyanye mwambwe kumafasha agaruka Numumaga mu kanya mbaga ko ndi mukabari condition. Okay. Rero nuko bisanzwe cyangwa se ko wanabyumvishije iyo nkuru nibyo ibintu byatwaye gafasha kubigaruza. Ariko mbifashwamo n'uyu muganga tumureba turi kumwe nawe ni umudogiteri inshuti yanjye akora hano ku Gisenyi. Inshuti yanjye niyo mpamvu n'abanga yaje kumusura ibyo twaturi n'ubundi inama hiye kugeza amahirwe aho ugasanga turi kumwe kuko birashoboka biragaruka uriya ibyo byo ni ibintu bishoboye ibyo bya moto byo uretse na moto n'ibindi byose turabishoboye kugaruza kuba gusa ibiri busabwe uza kubyubahiriza umusaza yose nta kibazo uzana bigaruke bamubwira nawe ko iyo moto imaze igihe kinini tuyitwaye iyi minsi n'itatu moto yawe n'ubuhe bwoko savenise umwanya mutoya nyuma y'isaha moto yawe irabibarutse ibyo umuhango bw'ubundi tegereza ibyo utegeka uri buze kubikora ariko moto yawe yitegereze nyuma y'isaha witwaye uri buze kumubona arayizana urabyumva neza yego baba bikoze cyane kabisa bamumuriye pe nyuma y'isaha wihanganye nyuma y'isaha uri buze kwigana umukozi pe mwamukoze kabisa bingi imana aribona mumuriye neza urahumura moto urayibona nta kibazo kuko bakubwiye nyuma y'isaha uwayitwaye arabagaragaye uretse na moto ikigaragara cyo uwayitwaye n'ubundi ufite uwayigambaniye uwo mwari kumwe n'uwayigambaniye ni watumye icyo kibazo kiba watumye moto yawe igenda aho mukaba mwari muvuga uwo mwari kumwe w'umukobwa niwe wayitwaye dombi bara nk'ari wayitwaye kubera ko nimba ari wayigambaniye nawe ari urumva nawe ari mu wayitwaye nyine ubwo rero gusa icyo twemereye ni uko moto yawe iza kugaruka igariwe n'abo ngabo yaba wayigambaniye yaba n'uwo nguwo wayijyanye bombi baraza bayizanye kugeza mu isaha imwe urabona igisubizo cya moto yawe uretse na moto n'imodoka n'ibitari imodoka n'iki na moto n'ikintu byose nta kitagaruka nta kibazo wa mugabo bibye moto ndabona asa nkaho bamugezeho kature muganga tumwegere tumubaze ukuntu bimeze ese urani wa muntu n'uyu nguyu navugaga n'ubundi uyu niwe navugaga rwose si byose nababwiraga nti mu isaha imwe arabagaragaye uriya mukobwa se niwe niwe kuvuga ko ari umukobwa wamugambaniye ibyo nabibabwiyeho kuva na kare hose mbabwira ko ari abantu babiri gore nibo bariya dore ngaho bari rwose muganga wundi ari ndavuga ngo turi kumwe bariya nibo cyangwa aya bariya nibo uriya mukobwa niwe wagambaniye moto afatanyije n'uriya musore babasha kugira ngo batware moto y'uriya muntu ni ukuvuga ngo iyo moto
nkuko twabibabwiye n'ubundi nkuko byagaragaraga moto n'ubundi uriya mukobwa niwe wagambaniye moto kubera ko yari kumwe n'uriya musore nyiri moto asa nkaho ari kubabara nta kuntu mwagenda mukamugabanyiriza wese birasaba kugira ngo atwereke iyo motire hanyuma namara kutwereka aho motire ayigaragaze namara kuyigaragaza nta kibazo moto ndayifite pe moto njyewe ndayifite urayifite iragana he moto ndayifite pe iragana he nyine moto ushaka kugenda ukayitwereka ushaka kuyitwereka moto ndayibereka araho nayihishe ndayifite uwo mwafatanyije muri rwego uyu mukobwa yarambwiye ngo uriya muhungu n'umunini ikizengere ngo yarisindiye ngo aranywa n'ubundi moto akayirada mu muhanda ngo wayitwariye uyu nguyu n'uyu wayitwariye agana he moto nayitwariyemo wayitwariye he subiza ibyo nkubaza wayitwariye moto nayitwariye betwari ndayijyana moto none biri he ndayifite iri hagana he nyine moto ndayifite ndayibaha muyifate muyitware yo oya iri hagana he kubaza iri hagana he moto ushobora kuyitwereka ukayizana wemera kuyituzanira wemera kuyituzanira moto ndayizana ushaka nkurekure gato ugenda nyereka aho moto iri ndakura moto nyiguhe moto ndayizana moto nyine ushobora kwemera kurekura moto y'abana ndayizana ndayifite moto mu gihe kingana iki mumbabarire ushobora kuboneka mu gihe kingana iki iraboneka nko minota 30 mumbabarire ngende nyibahe minota 30 ndaba nageze ahantu iri moto nyibahe ariko uyu mukobwa niwe wanshutse basi mu minota 15 ariko yaranshutse haguruka yaranshutse wemera kujya kutwereka aho moto iri iyi moto ndabereka ahantu iri aha niri mubaze mumbise mundekure we iri hagana he moto ndayifite hariya ndayifite hagana he iri hagana he moto iragana he moto ndayifite nyine iragana ndayifite narayihisha ahantu narayitsimbye ariko ndabereka ahantu iri kuko mfite na konaki yayo ariko ndabereka ahantu nimumbabarire ngiye kuyigira ndagira ndayibaha nyine ubu tuvuga nawe wemera kugenda mutwereka aho moto iri ndabyemera ariko ndabyemera mumbabarire mugire mumbabarire ntabwo murandekura ndajyaho yandikuka haguruka tugende wemera guhaguruka ujya kutwereka aho moto iri yego ndabyemera ariko mumbabarire haguruka imirambo ndayitwara ubu nagize nayo kunywa ariko ndagira moto ndayibasubiza ngiyi moto iyi moto hari igihe najyaga nyigendaho nahishe purake y'inyuma ariko nkagira n'ubu nagize ariko dore n'uyu nguyu nimba ari umugore wawe ntabwo uyu nguyu mwari kumwe ntabwo mwari kumwe uyu nguyu niwe ntabwo ari we byagenze gute kugira niwe wabikoze cyangwa akakubeshya rwose nimba ndi kumubeshya nawe ubwaje wizanyanga nta muntu wakuzanye n'uwakanabira kureba ni njyewe wabikoze mumbabarire njyewe wabikoze naramugambaniye mumbabarire inyuma yawe wari inyuma yawe niwe muvugana mumbabarire narabikoze mumbabarire nko twari twavuganye rero motari ino ni moto yawe cyangwa barakubeshyera ntabwo ari banza urebe neza dore nguyu ndabona motari kabisa niwe ugira rwose moto yiwe wa mukobwa niwe mugore we ari ni kabisa baguye na kontakti yawe
ngwino uganire n'abaganga rero ngwino uganire n'abaganga moto yawe usanze ariyo nk'uko cyane rwose murakoze cyane ubwo namwe usigaye n'ibyanyu byose ndabikurikirana nta kibazo bambwiye ngo nyuma y'isaha iraboneka ntibibonye icyo ubujije ni kugira icyo ukora kuri uyu nguyu yawe ukayitwara hanyuma ibindi nagutegetse kubikurikirana kabisa sawa urakoze moto yangiye se muganga ubundi tuvugisha ukuri koko ibi bintu mubikoze gute ko twari turi mu kanya muravuga ngo nyuma y'isaha irabigarutse mubikoze gute ko yarancanze nanjye ibi ni ibintu umuntu akora ibi ni uguca akajagari k'ubujura urumva aho yaba ari hose nubwo waba uri inyuma y'igihugu wakoze ibintu nk'ibi ngibi birakugaruka ibi birakugaruka no muntu rero birasa nkaho bikiri kumukurikirana ukuntu mwamubohoye akagenda ko moto yabonetse n'ubundi mbabarire rwose moto ntabwo kuba yagize amategeko kujya bageza nako agatwereka n'ubundi kumuhora turamubohora ariko cyane ibintu nk'ibi byo guca akajagari nta kintu biba bigamije tuba tugamije kugira ngo ibintu by'ubujura bicike cyane nk'uko yemerera ko n'ubundi hari n'ibindi byinshi yari asanzwe yiga gato rero ni ukubwo icyo ikigaragara cyo ushakire amazi mu gikombe n'ikibindi nk'uko bimeze koko uyu muntu agiye kumubohora rwose ava aha ngaha asubire ibumuntu bwamucane mu ntara rwose ntabwo nzongera kugira ugende ntabwo mu buzima bigenze bite se mwana muri ubuzima bigenze ubonye mugenzi wawe ngo wibye moto ahari bakaba bamufashe ibintu wemera ko bibahora njyewe ntabwo nzi ko abaganga bashobora kugaruza moto bishoboka ariko na nyiri kuyiba ubwe arimo aremeza ko ihari kandi ajya kuyigaragaza aho iri ntabwo rero dusanzwe twebwe tubyemera ko abaganga babaho ese ubu bujura mubona buterwa n'iki ubu bujura ni abantu baba barananiwe gukora imirimo imwe n'imwe y'amaboko bagahitamo kujya gukora biriya bikorwa byo kwiba ibi bintu bibaye se ubura arabyemera njye mbonye ari ibintu bitangaje cyane aho mwebwe nk'abanyamakuru mwe mugomba kubigaragaza mukemera ko byabayeho koko kandi byabereye mu bantu nigaragara namwe bigaragaze ko yabonetse iyo moto baravuze ngo bagiye kuyibera ahubwo reka tubakurikire dukomeze turebe ukuntu bimeze mwakurikiye ariko ubusanzwe twebwe tumenyereye ko polisi ubundi yagakwiye kujya inabarasa abo bajura nicyo wabwira abantu b'abajura nabwira abantu nicyo wababwira abantu b'abajura abantu b'abajura bakwiye kubigabanya bagakura amaboko mu mifuka bagakora murakoze cyane